Jesus! Kirasi cya Louise. Urabona ukuntu katwirukanyije. Louis. Clementine ni wowe? Shanije. Makuru y'iminsi shani meza. Ayawe se? Nanjye nuko. Sigaye uba hehe se nakikubona? Ara hirya. Amakuru ndi kumva muri quartier se nawe warabiyumvishe. Ayahe makuru se? Umva amakuru y'umukire ngo yitwa ngo nimba ari Pasiteri Stupid. Pasiteri Stupid? Atuye he? Umva atuye hano muri quartier. Ni umukire waciye ibintu muri quartier pe. Reka da mbwira se tumungezeho nyine turebe ko hari ikintu twamukuraho. Umva sheri tugomba kumukura hahandi azasigara nta nipanagire kwambara. Nta mugore afite? Umugore aramufite ariko ntabwo bitureba. Icyangombwa nuko tugomba kumukura koko akibura. Fati tuzamukura. Ma nimero yawe rero? Umva sheri ndaziguha pe. Dore sina nguherutse. Umva reka nziguhe pe. Ubundi nkubwira uburyo ki tugomba gukuraho kuri muhungu ubundi ebano hakibura. Umva sheri dore ngizi nimero. Wewe gusa tugomba gukurura mugabo hakibura koko. Ndaguhamagara. Nari bisheri. Gahunda ni yayindi. Ntugire ikibazo. Amafaranga y'icyo kigabo reka tuyarye. Goko. Bimezeti. Shaburebye ni sani po. None se wakiriwe ngo ko mfite plans. Plan imeze ite? Ari umukire ugiye kugadufatana yitwa Pasiteri Stupid. Uwo mukire ntaba naramwumvise wa. Sozi kari jewe muherwe muri quartier. Ariko hari icyo twakora. Gashaka kukamfatana se bimeze. Hari icyo twakora. Mbwira plan. Nje mfite abatipe banje hari haruguru. So nabazana. Mwakora ibihambaye. Tugakora akazi. Mufite ibikorwa. Tukamukura. Wisakaje. Wenda kugira ngo ujye kumegira abantu kazijya mugasubira mu ngangisha. Urabona ukuntu katwirukanyije. Shama. Mwana mfite igitekerezo cyane tugomba kumushakira. Igitekerezo cyane tugomba kumushakira. Ewa. Arantu yakoresheje inama. Urabyumva neza? Tugomba gutsapa fresh. Ubundi natwe tukajya tumeze nk'abakire nubwo yaducishamo ijisho. Man. Hadufite style man. Tutape mahubwo. Ewa nta nuri bushona uko bimeze. Natwe tumeze nk'abakire. Man, je mfite style. Je kuzikubita mutwe imanukire kumwe. Ucishe. Mwino kuko cyari ntabwo shimira Imana cyane bitewe n'urwego maze kugeraho. Nta kintu Imana idakora. Nkanjye Pasiteri Stupid bitangaza Imana iri gukora n'amateka. Sheri? Oui. Ngwino hano. Sheri waje. Sweet honey. Biri bute? Sheri nta kibazo ibintu n'umutekano.
Sa amafaranga se ugacyo ukamererwa neza cyane uzi bijye gukorera miliyoneri urabyemera ako manzo kance kariko sheri icyo bitwaye hey ako kunda gusomana voilà byo bintu bizamo mu kunshimisha cyane mu buzima bwa buri munsi ariko ubundi bihagaze bite mu rugo wanjye mu rugo bimeze neza nta kibazo ntacyo gira kadoga zihana ko ira kamanze ngo amakuru ntabwo uzamakuru ari muri quartier ngo umaze gukira ngo ufite ikirombo usigaye ucukuramo amafaranga ntabwo bibeshye baribaza aho yakuye bya bipanaro byacitse warabijugunye imyaka ibaye 27 ubu ngubu ndi developed about something uzi ko muri bisi umva mubwire sheri ubu muri iyi minsi hari ikintu nateguye ngomba gukorera ngomba kukujyana picnic kandi nanone hari inama ngomba kwitabira igiye kunsamura mu rwego kamamagara kadogo numva ko ikintu yatunganije ushyire mu nda ubone kugenda nta kibazo kadogo karame mabuja vayo hano senya kundi umuntu avuga ntago bawumva ubu ugiye mu bicyaho inyuma banumva mabuja karame mabuja ubu uri mu bicyaho inyuma buri munsi ngo hamagara utanyumva hari ibyo nari nyiri gutunganya mabuja nese kashonze tubigenze gute ndaje hari ibyo nari nyiri gutunganya genda gutungana okay ngaye utegera ngo sheri zinibindi muri minsi amazi minsi shaka kwinyesa kwebura ibintu bye n'umuziki n'ibintu sege shwanyaguza byata kudaseka ariko sheri kumbona muri shwanyaguza nyine shwanyaguza ni ibintu nsobanukiye cyane ndashaka ko tujya muri picnic nkajya muri lavabo nkicamo nk'abandi bakire nk'abandi bose kadogo byo gutegura biba byamunaniye biba byabaye ikibazo ariko sheri nshaka gusohokana nkakujyana picnic yica muri lavabo nk'abandi baherwe n'abandi bakire tugomba gushaka bodyguard nta kibazo iyo serivisi iroroshye cyane none nta kibazo rwose n'undi mukozi ufatanya na kadogo no kadogo biba byamucanze ndabyemera muntunganyiriza ibyenda agende muri picnic aho uvuye kuhaga byeri n'uruvange rw'ibigwere mu yakira mu buzima bwa buri munsi ubu tugiye picnic sheri wongera ukantwingare kuzi ko ndiri kuba mwiza cyane none ufite inyinya aho ngaho urayasamura ukagira ngo ni cya kiro cya Nyabarongo cyambukana abantu muri covid hari n'abagiye n'amaguru urakoze cyane shu nari icyo kuryana ariko inzira yifite mu biganza imva n'ikigwari ushatse wabintwari
Nabikora ndebe vuga numve nigikora wanjangwa we hinduka intare ukura ubwenge usabe mani muguhe vanesi na pisi Amazi ameze neza we kandi yafiriye byose ni mu mutwe byose ni mu mutwe ikubuka rihinduka intwari ntunesha umutwe nta mwanya mfite insinzi urayifite witekoba ekubwoba ni mu mutwe si mu gifu gushare ku bupfu byose wabikora kuba uri muzima shaka simongana Tracy Montana twe turi TMP ingagari zo zipowe twese tukwita umukire waba umuvuzi cyangwa umuyede umumotari cyangwa se umunyonzi umukara byose ni to yakurika arihinduka intwari ntunesha umutwe nta mwanya mfite insinzi urayi bakubuza kazi imbuto iyo mipaka z'amamasaka kazinwa makabedi King Kong King ndageye kwa body come juice nyinshi kubituzi byinshi dose byinshi come cook nyinshi n'imitingi birakari byinshi the breeze na peace always money ikubuka rihinduka intwari ntunesha umutwe nta mwanya mfite insinzi urayifite waba umuvuzi cyangwa umuyede umumotari cyangwa se umunyonzi